Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya mbere. Pawulo intumwa itari y'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Nge na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe mu matorero y'i Galatiya. Ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Nkuko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwamenye mbere avumwe. Mbese none ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni iry'Imana, cyangwa se n'abantu nshaka kunezeza? Iyo abankinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na ba sogokuruza. Ariko Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke njye Yerusalemu gusanga bambanjirije kuba intumwa. Ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize ndazamuka njye Yerusalemu gusura Kefa, mariwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbandikiye ntabeshya. Bukeye njya mu bihugu by'i Siriya n'i Kilikiya, ab'amatorero y'Yudaya yo muri Kristo ntibari bazi uko nsa, keretse kumva gusa abamvuga bati waturenganyaga kera, noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya kabiri. Hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka njye Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba, njyana na Tito, njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe. Nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga, icyakora mbasobanurira abakuru bashimwa twiherereye, ngo ntirukire ubusa cyangwa ngo mbe narirukiye ubusa. Nubwo Tito twari kumwe ari umugiriki, ntibamuhatiye gukebwa, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Abo ntitwabumviye na hato ngo dutegekwe nabo, kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe. Ariko abashimwa ko ari abakuru uko bameraga kera simbyitayeho, kuko ku bwanjye byose bimpwaniye. Imana ntirobanura abantu ku butoni. Abo bashimwa ntacyo banyongeraho ku byo nigishaga, ahubwo babona yuko nahawe ubutumwa bwo kwigisha abatakebwe, kuko Petero yahawe ubwo kwigisha abakebwe. Kuko wahaye Petero ubutware ngo tumwe ku bakebwe, ari nawe wabumpaye nanjye ngo ntumwe ku banyamahanga. Nuko bamaze kumenya ubuntu nahawe, abo mvuga ni Yakobo na Kefa na Yohana, abashimwa ko ari inkingi, badusezeranira njyewe na Barinaba ko bazafatanya natwe, babihamirishije gukorana mu ntoki, ngo twebwe tujye mu banyamahanga nabo bajye mu bakebwe. Ariko hariho kimwe banyongereyeho, nuko twibuka abakene, kandi ibyo nari nsanzwe afite umwete wo kubikora. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka duhanganye, kuko yari yabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga. Ariko zigezeyo ariyufura arabanena, kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi Bayuda nabo bose bararyaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti, ubwo wowe uri Umuyuda ukifata nk'abanyamahanga ntiwifate nk'Abayuda, niki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'Abayuda? Dore twebweho twavutse turi Abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu, tugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo,
tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avuga ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabeho, kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye mba nihinduye umunyabyaha. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabarozi? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa. Niba yari y'ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringiye kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo ryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro, nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi: nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu y'umusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urwo rwasezeranijwe. Kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe yaha abantu. Icyakora umuhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi, tukiri bato twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data.
nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri, ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, niki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo, muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka? Ndatinya yuko ahari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Ndabinginga bene data mumere nkanjye, kuko nanjye meze nkamwe. Ntimurakangirira nabi nubwo muzi yuko indwara y'umubiri ariyo yanzanye iwanyu bwa mbere kubabwira ubutumwa bwiza, kandi nubwo iby'umubiri wanjye byababereye ikirushya, ntimurakabihinyura ngo mubicire ifudika, ahubwo mwanyemeye nka marayika w'Imana ndetse nka Kristo Yesu ubwe. Ariko none kwa kwishima kwanyu kuri he? Ndabahamya yuko muri icyo gihe iyo bishoboka muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Ba bandi barabikundisha, nyamara si mu buryo bwiza, kuko icyo bashaka ari ukubakingiranira hanze, kugira ngo namwe mubone uko mubihakirizwaho. Icyakora byaba byiza ko mwakundwa mukundiwe mu byiza, atari igihe ndi kumwe namwe gusa, ahubwo iminsi yose. Bana banjye bato, abo nongeye kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe. Icyampa nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye, kuko meze mu rungabangabo ku bwanyu. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga biti? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turi ab'umugeni. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba b'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana, naho twebwe kubw'umwuka dutegereza kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Mbese ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Uko koshywa ntikwavuye kuri yo ibahamagara, n'ubundi igitubura gike gitubura irobe ryose. Ndabiringiye kubw'umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi, ariko bahagarika imitima, uwo ari we wese azagibwaho n'urubanza rwe. Mbese bene data, niba nkibwiriza gukebwa, niki gituma nkirenganywa? Iyo mba nkibikora, cya gisitaza giterwa no kubwiriza iby'umusaraba kiba cyaramvuyeho. Icyampa abahagarika imitima bakikona rwose. Bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibyo kamere, kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconshomerana, mwirinde mutamarana. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo.
ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6. Bene data, umuntu niyadukaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibibaremerera kugira ngo ariko musohoza amategeko y'Imana. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza no ko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we. Kuko umuntu wese aziyikorerera we mutwaro. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwe izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini no kwanjye kuboko. Abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa, nta yindi mpamvu bibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ndetse abakebwa ubwabo nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Ariko njyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Nuko abazajya bakurikiza ibyo, amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisiraheli b'Imana. Uhereye none ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Bene data, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.